oya sigaho garura umutima oya di oya da oya komeza umuravu udatezuka oya di oya have sigaho oya have sigaho oya di oya di oya ntabwo ndi umubwiriza intungane sigere surwenya samaganya gusa ndiganirira utazi rubanda wiriwe mwana w'umunyarwanda ntabwo neguranaka na nyiranaka sinegura umukungu ntabwo ninja rubanda ndabwira wowe uri we wese tuganirenganirize wowe wigize bamenya wowe nyoza w'inshakura impuguke injijuke amabanga y'ubuzima bayamazi inyuma mu gacucu n'agacuma uraryongora ku biryo ruzagayura ntiyigeze uko utigeze uyimenya nyamara kandi gaburya urwenya rwisasira umusa iyo wicaye uruganiriro amafu n'amafunguro mahwi tangira rero uganire uko imodoka zikombera na champagne zirutana na hoteli zirya nino hariko yewe nijoro ryo mu mujyi ntibasinziriye baracicikana mu ruganda rw'amagambo baravuga bakivuguruza bakavugaguzwa bavuga abandi iyaba buri wese yamenyaga ibyo buri wundi amuvugaho nta n'umwe wakongera kureba undi mu maso. Abanyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radio televiziyo Ubumwe. Ngo yaba buri wese yamenyaga ibyo ndamuvugaho nta wundi wareba undi mu maso. Abanyarwanda muraziranye turaziranye twese. Birababaje biratangaje cyane kuba ibyo bintu bigikorwa muri iki kinyejana cyacu. Ariko ngo niwo muco da ngo niko bigenda. Ngo ko ngayo buri muntu akoresha inyurabwenge ye ahitemo icyo agomba gukora n'icyo agomba kuba cyo. Kuri uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kigufi cyane nk'uko muri kureba ifoto iri hano imbere yacu murahabona ibihangange Putin na Tshisekedi ni igihanganye nge twabikunda twabyemera kuba yoboye igihugu nka Kongo gifite ubukungu bwagaburira isi yose kuri byose, haba ku bihingwa, haba ku binyobwa, haba ku muriro, haba kuri gaze,
haba ku icyo mushaka cyose, haba ku mabuye y'agaciro. Noneho buri muntu kuri iyi si n'umwana aba afite telefone. Iyo telefone ntago yabaho hatariho Kongo. Byose byinshi cyane 98% iva muri Kongo kugira ngo iyo telefone ibe iri telefone. Putin rero yatumanuriye, murambabarira gato. Putin rero nawe ni igihangange mu Burusiya, murabizi, naho ni igihugu kimeze neza, gifite byinshi cyane. Nimwibaze bashyize hamwe bagakorana ntawe ukoresheje undi, ukuntu isi yaba nziza. Ariko noneho we yiyemeje kumanura bariya bisi bihangange, Abanyamerika n'Abanyaburaya bashaka gutegeka isi bayigirira nabi. Nubwo Kagame tutamukunda cyane cyane kubera ibikorwa bye, nubwo Kabarebe ari umugome, ariko tuzi ko bimitswe na bano banyagwa b'abanyapolitike bagashaka bo hake, bashaka ko ibihugu byabo bitera imbere gusa, hanyuma twebwe tugakomeza tugasubira inyuma, kugira ngo ntago ibihugu byabo byatera imbere natwe duteye imbere. Ntibishoboka. Uretse ko byashoboka jisitoma tubishyizeho ingufu twebwe ba nyirabyo, ba nyiri ibihugu, twebwe birabura, twebwe Abanyafurika. Niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka tugahagurukira ba nyiri ikibazo. Namaze iminsi mbibabwira abo abankurikiye kuri Facebook no kuri WhatsApp, mboherereza ukuntu abakongomani nubwo bizabavuna, nubwo byatangiye kubaka ibitambo, ariko bari mu nzira nziza, bamenye ikibazo aho kiri kwa ari abazungu. Barimo kubirukana. Abaturage ubwabo baravuze bati tuzahera ku bazungu, niturangiza dukurikizeho guverinoma tuyibaze impamvu ntacyo yakoze, kandi twarayeretse uburyo twicwa n'amasasu yazanywe n'ibikamyo bya MONUSCO n'indege za MONUSCO. Naberetse drone za MONUSCO mbasobanurira ukuntu zaturebaga, maze bamwe sinzi ukuntu babita mu Kinyarwanda, niba ari abakarabutsi niba ari iki. Nashyize drone kuri Facebook, mbona hari umuntu uje ari kuvuga ngo mbese ngo iyo drone ngo yarasite. Ndagira ngo mumumpere igisubizo, buri muntu wese atekereze amunsubirize. Rero murabona ko Putin na Tshisekedi bari kubyigaho, ariko ukuntu nongere mbasubiriremo ukuntu abazungu ari abagome, ko tugomba kumenya ubugome bwabo, maze natwe ntitwinjire mu gakino kabo ko kuba abagome, ahubwo twebwe tugakora ibyo bita win-win. Kuko gufatanya ni byiza, gufatanya ni ngombwa, kwishyira hamwe ni ngombwa, ariko nkunda kubabwira nti bake beza. Icyo kintu ngikomeyeho, kuko ndabizi ukuntu ubururu bwinshi butagira umusururu uryoshye, kuko ndabizi ukuntu ibigare abantu benshi nta kamaro. Bake beza, buhoro buhoro, tugahera ku tuntu duto tukagenda twaguka, maze tukabyara ibintu binini. Ibi ngibi ndi kubivuga ntago ari amagambo ngewe mvuga gusa, ni ibikorwa. Abanzi neza mu bikorwa byanjye, buriya hari abambona ngo nirirwa mvugira kuri aya maradiyo ngo ntacyo maze, ntacyo nkora kigaragara, nta gikorwa, ngo nirirwa nandika kuri Facebook. Ibanga riri ku mutima. Nibi ngibi kuri ngewe ni gake keza kazaguka kakavamo ikintu kinini. Voilà. Ngatangazwa nanone n'abantu baba bashaka bakambwira bati Claudine kurikira ibi maze utubwire, ariko njye nababaza se ibyo navuze mwabyumvise ku buryo ibyo muri kumbwira ngo ninkurikire nta haba hatarimo, uramutse warakurikiye ibyo navuze wabona ibisubizo by'ibyo uri kumbwira ngo ninkurikire. Icyo kintu cy'Abanyarwanda gukoresha nacyo tugicikeho, twige gukorana win-win. Rubanda mpora mbibabwira, nitwigobotora inzira yo gukoreshwa, yo gutekererezwa, ngo hari umuntu udutekerereza ngo nidukomeze ngo tumuhe amafaranga ngo dutekerereze, n'undi newe ati ngewe ntekerereza Abanyarwanda. Abanyarwanda twaragowe, kwicara tu abantu bakadutekerereza, barangiza bakabyigamba kuri social media bakurikiye n'abantu 1000. Reka nigarukire kuri iyi foto. Icyo nshaka kubabwiraho cyane ni uko Putin hano ari kuganira na Tshisekedi, bazagera ku ngingo, ni byiza cyane, ariko ikintu kibabaje gihangayikishije
nuko na Dr Mukwege ibi ndabivuga nk'ubihagazeho amakuru nifitiye avec les preuves à l'appui nuko na Dr Mukwege ari gukoreshwa n'abanyamerika mwarabibonye kuko abamurinze ni ingabo z'abanyamerika ziri hariya i Bukavu noneho umwami aherutseyo mwarabibonye bajyanye utuntu tw'udukoresho two mu bitaro two kubahuza kubashyira mu maso ku buryo mu minsi yashize bari bamufatiye amasare muri Congo mu masare y'abaetudiant mu za Lubumbashi n'ahandi n'indi migi ikomeye yo muri Congo kugira ngo ajye gusobanura ibya jenoside yakorewe muri Congo. Mwibuke ko iyo jenoside yagoyemwo abahutu benshi cyane benshi kurusha ubundi bwoko bw'abakongomani ariko iryo jambo abahutu ntabwo bajya barikoresha kuba batarikoresha rero ntibizatubuze twebwe abahutu kurwanirira ubwoko bwacu kurwanirira ko twishwe kubera ko turi abahutu icyo kintu nkunda kugikomozaho ntitukiyibagirwe kuko nitwiyibagirwa tuzibagirana nitwibagirana tuzashira nibarangiza bariya bose nitwe bazakurikizaho twebwe bari hanze n'ahandi hose rero Dr Mukwege ari kuba manipire abazungu abanyamerika n'abanyaburaya bari kumumanipira Tshisekedi nawe ku rundi ruhande ari kuganira na Putin nimwumve ukuntu diviser pour régner ari ikintu gikomeye cyane ku bazungu noneho Tshisekedi ashobore kuba yarahagaritse izo conference zose Dr Mukwege yagombaga kujya gukorera muri utwo duce none abazungu batangiye kuza kumukodeshereza amasare muri Amerika no mu Buraya ahantu hari diaspora y'abanyafurika bose kugira ngo akomeze ashyire hanze ibyo ubutegetsi bwakoze maze ducikemo ibice abirabura ducikemo ibice abakongomani ubwabo ku giti cyabo noneho abakongomani n'abanyarwanda noneho abirabura muri rusange tutangire tumarane nibyo koko hari abakoze amakosa ayo makosa tuyarebere ku bayabakoresheje n'abayakoze ntago bibahereza uburenganzira bwo kuyakora ariko tubanze tumenye ko ni twemera kugwa mu mutego w'abadivize pour régner ntago ndi gushobora kubivuga mu kinyarwanda abaduteranya kugira ngo bo bakomeze bibe iby'iwacu maze babijyane iwabo hakomeze hatera imbere twebwe dukomeze twicwe n'inzara twicane turogane dutongane ntidushobore kuzamura ubukungu bw'ibihugu byacu bwa Afurika yacu icyo kintu banyarwandakazi mugisobanurire umuntu wese ufite umukongomani umuntu wese ufite umunyafurika iruhande rwe utazi politike y'aba bazungu ukuntu baconganisha abantu bateranya abantu kugira ngo bo bakomeze babeho neza nabo ubwabo bafite ibibazo byabo nabo ubwabo hagati yabo bafitanye ibibazo rero niba natwe abanyafurika dufitanye ibibazo ntago aribo bagomba kuza kubituzamurira nitumenye uburyo twabikemura rero twitondere ibi bintu ni byiza cyane ko Tshisekedi yaganira na Putin bagahamura bagakuraho abanyamerika n'abayeropeye n'abo muri Europe baje bari bamaze iminsi bicisha abakongomani n'abanyarwanda bari gukora bamaze iminsi bari gukora jenoside muri Afurika no muri Congo ibyo ndabivuga ntago ari muri Congo gusa biri kubera no muri Afurika Kagame murabizi ukuntu yari amaze iminsi muri Central Africa murabizi byari gukora muri Mozambique yoherejwe n'abafaransa mu minsi ishize nari kumwe n'umugabone ari kuvuga ati muri Gabo n'ubwa mbere mu mateka n'umugabo ufite imyaka iri hafi 60 ari kuvuga ati n'ubwa mbere mu mateka y'ubuzima bwe yaganiriye na se ntago yigeze yumva umuntu biciye muri quartier mu muhanda cyangwa se muri ako gace ngo umugabone bumve ngo yapfuye ku rupfu yarashwe cyangwa ku rupfu rutazwi bari guhirika amamodoka i Bukavu nababwiye ko mfite groupe y'abanyeshuri twiganye i Bukavu
hariho ukabona ngo imodoka yavuye Uvira kugera i Bukavu ngo irahiye cyangwa ngo irahirimye, hari huzuyemo abantu barenga 50 bose barapfuye nta n'umwe urokotse. Ngo kandi ngo ni umuntu ngo waje ngo ararasa ngo hanyuma umushoferi ngo afata abashoferi. Mbese ibintu bidasobanutse bya bindi FPR yakoreye mu Rwanda mbere ya 94 no muri 94 na nyuma yaho ari nabyo igikuru ubu ngubu, kuriya barashe Rwigara, kuriya bahirika ibikamyo. Uyu munsi mu gitondo ho kuri iyo groupe badushyiriyeho umumotari wishwe ni Daihatsu yari yuzuye abantu, noneho umushoferi yagiye ahirika iyo agonga iyo Daihatsu moto. Umushoferi wa Daihatsu yagonze iyo moto umumotari yariho wenyine ahita apfa direct. Umushoferi kugeza n'ubu ntago bari bamubona, ngo yahise avamo ariruka. Daihatsu basanze ifite plaque zitazwi. Rero muri Kongo murahaza ukuntu n'ubusanzwe hari akajagari, ibintu bitari byagira ordre. Niyo mpamvu kuzikura FPR bitazayorohera. Ibi ndabivuga 100% ko ari FPR iri guteza kare akaduruvayo, yishingikirije nyine kutumvikana kwa Dr Mukwege na Tshisekedi. Nyine ubwo muri Gabon abwiye ukuntu bimeze. Naho abagabone bari kuvuga bati ibintu biri kuba kubera abasirikare ba FPR baje mu gihugu cyacu, bazanywe na bya bindi byo kurindwa perezida wa Gabo uyu munsi ngarinzwe n'abanyamasisi, ngo n'abasirikare regarde presidentielle ba Kagame. N'abagabone babitwibwiriraga. Nimurebe muri Centrafrique uko byagenze, murebe muri Cote d'Ivoire ukuntu byari bimeze mu minsi yashize, none byongeye kugarukana. None uyu munsi hari intambara ikomeye cyane. Ibyo byose babyita ngo ni le pays ngo francophonie, ngo Francafrique, nabyo ndabivugaho mu kanya. Reka muri Mozambique ibyaho byaracitse murabizi kundusha. Reka ngaruke kuri icyo kibazo ngo cya Francafrique. Abanyarwanda bakibeshya ko umwanzi wacu ngo ari umwe, cyangwa se abanyafrika muri rusange bakibeshya ko ngo umwanzi wacu ngo ari Francophonie, ngo ari Abafaransa. Reka da, ni mwibuke ko Union Européenne ikivuze ni ukuvuga ko bafite strategie, bakavuga bati Ubuholandi tubushinze ubuhinzi n'ubworozi, Allemagne tuyishinze kugira ariya mamodoka, gukora ibintu bya business, n'Ubuholandi nabwo bifiteho business. Ububirigi niho tuzajya twiba tubika ibyo twibye, hanyuma mujye mugenda musiga amavuta, mwohereza udufashanyo kuri biriya bihugu mwakoronije, cyane cyane Kongo uko murayifite, ni muri gihugu cy'abakoronije, mujye mukomeza mugende mubasiga amavuta, hanyuma uko umwami agiyeyo tujyana amadege yibe, ibikamyo byibe, ibintu nk'ibyo. Ubufaransa rero bwo ni bavuvuzera kuvuga ubugambo Ubufaransa nabubayemo ndabuzi 100%, ntabwo ari 90%. Rero Ubufaransa bwo ni bufite iyo tactique militaire n'ubugambo, kuvuga. Mujya mubona amakonferanse Sarkozy yakoreshaga, mukabona amakonferanse Macron yakoreshaga, mukabona uburyo bihobereshwanya na ba Louise Mushikiwabo. Ibyo byose ni amastrategie y'abazungu. Union Européenne ni kimaze. Nashimiye abanyafrika ko batangiye nabo gukora union yabo, ariko ikibazo gihari nuko ubwo bumwe bw'ibihugu bya Afrika abaperezida benshi barimo bashyizweho n'abari abazungu, bakira abagaragu n'ibikoresho by'abazungu. Museveni yewe nuriya wo muri Congo Brazza, umuntu umazeho imyaka n'imyaniko aracyamara kwiki, yavuyeho rwose ko yariye. Ikibazo nyine cy'abanyaperezida b'abanyafrika nuko bajyaho bamaze kwica, nuko ku butegetsi bwabo hicwa abantu benshi cyane, bigatuma bagira ubwoba bwo kuvaho, bwo gutanga ubutegetsi. Ikibazo cyo muri Afrika muri rusange turakirangije. Abanyarwanda rero ndagarutse, rubanda twimenye. Abanyapolitiki baraduhemukiye bihagije, bitavuga ko wenda bazaza batazaba ari bazima.
wenda abanyapolitike bose badakora ibintu byiza, kuko muribuka nk'ishyaka rya Mushayidi ntago nzajya muri cyumweru ntamuvuze, dukomeze tumwibuke tumuzirikane aho ari mu buroko kubera twebwe, yaritanze aragenda akoresha inguvu ze zose, aramanuka aravuga ati ngiye guhangana na kariya gatsiko k'abagome kamaze abantu, yarabyiboneye yabaye sekreteri wa FPR, ari mu bantu bashyizeho FPR bayishyigikiye kugira ngo ijyeho, irangije iramudesova, irica inica nabi, ku buryo rero Mushayidi ndakunamiye ndakubaha, abanyarwanda tujye duhora tukwibuka, ushinga ishyaka ryiza rinoze rikoze neza, none uyu munsi ryarazimye rwose, abanyarwanda tugomba kubizirikana ko uri umugabo aho uri tukagukomeza. Niyo mpamvu rero mu gihe abagabo nka ba Mushayidi bari mu munyururu, rubanda tugomba kwimenya, tukimenya, tukamenya iyo politiki ukuntu iri gukorwa, no mu Rwanda nuko. Noneho amatora yatangiye, Kagame ari kujya Gitarama akavuga ngo ni Ruhengeri, ngo Kagame niwe ntazi, wenda abana bakuriye, abajene n'abagore n'abagabo bakuriye inaha ntago bashobora kubyumva, kuba turi kuvuga ngo Kagame yakwitiranya Gitarama na Ruhengeri, ni ibintu bitandukanye cyane. Ni bya bindi bantu mutakuriye mu Rwanda bavuga ngo bakigana abanyenduga. Urumva rero ko kandi ngo Kagame niho yavukiye, nta muntu uyoberwa iwabo, ntibibaho niyo yaba ari mu bitotsi. Rero uwo Kagame uri kuza akababwira ko ngo abasabye imbabazi, yari abaheruka ari kwiyamamariza amatora, none akaba agarutse kwiyamamariza amatora. Abanyarwanda mukora akantu, nibiba ngombwa, niba bavuga ngo mucurire ntimucurire, niba mubona koko mwabizira, ariko se barasaba ari abantu buzuye hariya bose babakubita ngo mucurire. Ndabizi ukuntu bari kubazana muri ziriya nama, ariko nimwiyibuke, mukora akantu, muhere ku kantu gato cyane. Biriya bibazo muri kubaza ni byiza, ibibazo nka biriya bishengura ubutegetsi bikabujegeza. Nidukomeze dutekereze byagutse uburyo twakora akantu gato cyane kandi kakajegeza. Iriya ngoma yarirangije y'ubwayo, yo ikatwicira. Abantu bakunda kuvuga ngo nkunda kubisubiramo, ntabisubiramo. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Utariciwe nyina, yiciwe nyirakuru, yiciwe se wabo, yiciwe ntawe. Mwese ndabihanganishije kuko kwicirwa nzi icyo ari cyo. Rero nta kuntu ntabivugaho buri munsi, kuko nta munyarwanda n'umwe utarabuzuwe. Kariya gatsiko kabiciye abaturage aho hose arimo kunyura, ari kwidegembya, abasuzugura cyane, apepeza udutoki ntazi. Nimushaka mumuvugiriza induru muti nk'isegonda rimwe gusa, ku buryo umunota wa kabiri biragera ku munota, maze mwongere mucurire. Utwo tuntu twose turamwereka ko mutamukunze, maze ibyo kuvuga ngo azatorwa byo abyibagirwe. Abanyarwanda muri imbere mu gihugu, nimutegereza abatabazi ngo banze bari hafi. Niba gukora revolisiyo byarabateye ubwoba, ndabumva 100%, ariko burya revolisiyo itangirira kuri utwo tuntu duto two kuvuza induru agasegonda kamwe, ko kubereka ko mubakunze kandi mutabakunze, nabwo ni ubutwari. Ababishoboye nimubikore, ariko ndagira ngo mbabwire ko bahungabanye, ko birangije. Ahasigaye natwe turaje, twe tukiri hanze. Muhumure, turaje kandi turi kumwe namwe, ntago tuzabatererana. Murakoze, murakarama. Twumve Masabo Juvenal nawe ndamusuje, nkomera kumushimira byimazeyo ubwitange, ahereza abanyarwanda indirimbo nziza cyane zirimo ubutumwa. Nimukomeze iyi ndirimbo, ndayibatuye, muyumve, muyumvirize, maze mwumve uburyo utazi rubanda wiriwe. Shariza naka yawibuka ko nawe hirya hino bagufite, bazugabanya urusenda n'umunyu mu byo uvuga. Igitaramo nk'icyo kiraguhimbaza, uwasezera ugataha agasigara bakumama. Uruvuga undi nirugorama, ugenda rwiza.
gushinyagurana gukandamizanya gutota gutoteza gusondeka gutendeka yego baba rubaha